ni inkuru mbi ndetse ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru navuga ko idashimishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba kuri wowe ukunda Bruce Melody ndetse kuri wowe ukunda umuziki we ndetse kuri wowe ukunda umuryango wa Bruce Melody n'ibikorwa bye muri rusange. No kuvuga ngo bikomeje gufatira intera umubano wa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Coach Gael, noneho byamaze kurenga rwa rwego aho umuntu nka Bruce Melody, umuntu waciye mu bibazo bikomeye cyane, umuntu wakuriye mu buzima butari bwiza, umuntu ufite capacity yo kwihanganira byinshi bishobora kumuvugwaho n'ibishobora kumubaho, agaturika noneho agashyira ukuri kose ku mbuga nkoranyambaga, agatangariza abamukurikira ko atishimye, agatangariza abamukurikira ko afite agahinda gakabije ko kuba akomeje kugambanirwa ndetse ko kuba akomeje kugenda akinwa imikino nawe ubwe nk'umuntu w'umugabo nyine adashobora kwihanganira nyine ya mikino nawe ureba ukavuga uti ahangaha birakabije. Uwitwa Coach Gael, umuntu nizeye, akomeje kumpemukira ndetse akomeje kuntenguha no kunyereka ko burya ngewe ndi umuntu udafite agaciro, ngewe ndi umuntu utagomba kwitabwaho, ngewe ndi umuntu utagomba nyine kuba wagaragarizwa urukundo kuva kera na kare, nk'uko abantu bagiye bagaragaza ko ngo ndi umuntu udakunzwe muri sosiyete, ndi umuntu udafite isura icuruza muri sosiyete. Ariko aho bigeze kwihangana kwanjye nahakugarukira, ndetse ntabwo nshobora kuba natera indi ntambwe yo kuba nagira ikindi gikorwa nkorana n'uwitwa Coach Gael, kubera ko n'umugambanyi ndetse n'ibihemu, ndetse yagaragaje ko adafite ubushobozi bwo kuba yagaragaza ko tugomba gukorana ndetse tugakorana business, hanyuma tukakira cyangwa se tukaba twakorera amafaranga nk'uko twahuje ibiganza kugira ngo tugere ku mafaranga menshi, dukora amafaranga menshi tuyakuye muri industry ya music. No kuvuga ngo ukuntu ibintu byose biteye mu ijoro ryakeye nibwo uwitwa Bruce Melody yatangaje amagambo navuga ko akomeye cyane, ndetse n'amagambo agizwe n'interuro imwe, aho yanditse ati coach need a coach. So nuvuga ngo coach akeneye coach, cyangwa se Coach Gael akeneye nawe umuntu umucoachinga, kubera ko amaze kurengera, kubera ko amaze kuba yarenga ya mirongo ntarengwa yo kuba yakwinjira mu buzima bwanjye bwite, bwo kuba yatangira noneho gukora ibyimbangamira bya bintu ntashobora kuba nakwihanganira. Ngira ngo ku bantu mukurikira ibi bintu bya showbiz, ngira ngo murabizi ko mu minsi yatambutse uwitwa Bruce Melody yatangarije Irene Murindahabi ubwo yari ari mu kiganiro kuri MIE, yatangaje ko atishimiye akagambane agenda akorerwa muri 155 AM, akorerwa na bamwe mu bakozi bayo ndetse n'abamukuriye, aho hari abantu bigaragaza nkaho bakunda Bruce Melody bakanamusapotinga mu muziki we muri 155 AM, kandi mu by'ukuri bikundira uwitwa The Ben. Ndetse Bruce Melody avuga ko ibyo bintu byo kumukina bitazongera kubaho, kubera ko yamaze kuvumbura abo bagambanyi, yamaze kuvumbura izo ndyarya ndetse n'indyamirizi ziba zishaka kumwereka ko zimukunze, ziba zishaka kumwereka ko zisapotinga umuziki we, ariko byose ari ibinyoma. So ubwo rero yashyiraga hanze aya magambo avuga ko Coach Gael akeneye nawe undi mu coach cyangwa se umujyanama wo kuba yamubwira uburyo business ikinwa, uburyo ibintu bikorwa. Ngira ngo ni nyuma yuko ejo ubwo kuwa gatandatu ubwo habaga ibitaramo bya Summer Country Tour, nyuma yuko byari birangiye, uwitwa Coach Gael ngira ngo muri kubibona ahangaha yari yasabanye n'uwitwa The Ben, barimo kumanuza inzoga zihenze cyane, barimo guhoberana bishimye, ubona ko ari ibintu nyine byiza cyane ku ruhande rw'umuntu waba ufana wenda The Ben cyangwa se wikundira Coach Gael, ariko bikaba ari ikosa rikomeye ndetse n'icyaha imbere cyangwa se mu maso ya Bruce Melody, kubera ko ntabwo byumvikanaga ko umuntu nka Coach Gael nyuma yuko uwitwa Bruce Melody atanagize performance nziza hari i Bugesera, yakagombye kuba ari mu mwanya mwiza wo kuba yajya kureba uruhande bahanganye ari urwa The Ben, bakajya kunywa amayoga, bakajya gusinda, bakajya kwishimisha. Uwitwa rero Bruce Melody akavuga ati aha mwarengereye cyane, ahangaha ntabwo muri kwita ku marangamutima yanjye, ahangaha ntabwo muri kwita kuri business yanjye. Ese akibaza ati bishoboka bite ko umuntu yagushoramo amafaranga yishimye akanasapotinga ibikorwa byawe, adakunda umuziki wawe nawe ubwawe atagukunda? Ngira ngo uyu nguyu
Coach Gael impamvu umuntu abona wenda akunda kwisabanira na The Ben ntimugire ngo wenda ni ibintu bitangiye uyu munsi ngo numurenganya cyane kubera ko Coach Gael bano umuntu wigirira umutima wo gukunda cyane ariko nanone umuntu yakunze aba yamukunze aba yumva nyine yamuhereza byose yamunambaho ngira ngo rero uwitwa The Ben ni umwe mu bantu bakoranye mu minsi yatambutse mu gihe The Ben yari akiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranaga na Coach Gael kubera ko Coach Gael burya niwe muntu washyize ukuboko n'amafaranga mu ndirimbo yitwa Why uwitwa The Ben yahuriyemo n'uwitwa Diamond Platnumz. Ibi ngibi bivuze iki rero? Ibi ngibi bivuze ko uwitwa Coach Gael yakunze ndetse anishimira umuziki wa The Ben kuva kera cyane, no kuvuga ngo yari die hard fan cyangwa se wamufana nyine w'indani wamufana ukomeye cyane, ariko nyuma yuko bakoranye iyi ndirimbo yitwa Why cyangwa se nyuma yuko uwitwa Coach Gael ashoye muri ndirimbo yitwa Why, nyuma yaho gato yaje gushwana n'uwitwa The Ben ntibaza kumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Hanyuma Coach Gael burano umuntu ugira amarangamutima menshi cyane nubwo ari umuntu w'umugabo, ariko byaje kumubaza cyane nyine kubona yarashoye muri collabo nini nk'iriya yatumye izina The Ben riba brand nini muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Hanyuma akaza kumugambanira aza rero kumwihimuraho kubera ko yarabibonaga ko The Ben agiye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma ahita amwihimuraho akorana n'uwitwa Bruce Melody ndetse nyine nibwo bashingaga business yitwa 155 AM. Ikaba ari business yari ya Coach Gael ariko na Bruce Melody afitemo imigabane, so nuvuga ngo ntabwo yari business ya Bruce Melody nta nubwo yari ya Coach Gael, ahubwo bombi bari bafatanyije. So nyuma yuko rero bafatanyije ibikorwa bigenda neza, business was successful, business yashoyemo amafaranga menshi cyane ndetse yatekerejweho n'uwitwa Coach Gael, ariko biza kugenda neza kubera ko harimo n'uwitwa Medbeat buriya niwe wazanye igitekerezo mbere na mbere. Hanyuma Coach Gael ashoramo amafaranga na Bruce Melody ashoramo amafaranga, ibintu bigenda neza. Nyuma yaho rero Bruce Melody yaje kongera gukorana undi mushinga n'uwitwa Coach Gael ubwo bashoraga amafaranga yabo mu ikipe yitwa UGB, ikaba ari ikipe ya basketball imwe mu zimeze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho rero baza gukora business biraryoha, ariko uwitwa Bruce Melody ntaze guhuza urugwiro cyane n'uwitwa Coach Gael. So nukuvuga ngo Coach Gael ntiyamwiyumvamo bya bindi nyine by'amarangamutima, ntiyamwiyumvamo nkuko yiyumvamo The Ben, so akajya akorana n'uwitwa Bruce Melody, ariko n'ubundi yagera kwa The Ben ibintu bikaryoha cyane kandi abizi neza ko The Ben ari twamwita nk'umukeba wa Bruce Melody. Hanyuma rero Bruce Melody ibyo ngibyo ntabyishimire. Rero Coach Gael abona ko ntabwo azakomeza gukina iyo mikino nyine kuko Bruce Melody ni umuntu wiseriye cyane ndetse uzi na business, ntiyaza kubyakira neza. Hanyuma Coach Gael yaza gushaka iturufu yaza kumufasha gukora iki kintu neza bikaza kugenda neza, bose akaza kubungukiraho inyungu cyangwa se bose bakaza kubana neza. Atangira ibikorwa byo guhuza The Ben na Bruce Melody kugira ngo bombi abafite barimo umwe bakorana business undi ari inshuti ye, nta kintu na kimwe byangije. Nibwo rero haje kuba business zitandukanye, mubona izi za Summer Country Tour, hari n'imishinga y'indirimbo bashaka kuzakorana. Mwabonye bajya gusura cyangwa se bajya kwibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwabonye n'ibindi bikorwa byinshi cyane bagiye bakora kugira ngo bahuze urugwiro ndetse babe n'inshuti, ariko biza gukomeza kugorana. Rero kugeza naho ubu tuvugana uwitwa Bruce Melody yamaze gusiba imikoranire cyangwa se kuva mu mikoranire yari afitanye n'uwitwa Coach Gael, arimo iyitwa 155 AM ndetse n'iyitwa UGB. Ubu ngubu tuvugana bamaze kuba bayishyiraho akadomo, bisobanuye ko mu minsi mikiri imbere mushobora no kubona uwitwa Bruce Melody yamaze gutandukana na 155 AM kuko biragaragara ko atakishimiye imikoranire yabo ndetse atakishimiye ibikorwa byabo n'uburyo bagenda bamufata. Ngayo nguko rero ni ibintu navuga ko bitari byiza be na gato, ariko ni ibintu tuba tugomba kwakira uko byagenda kose. So iyi ngiyi ni Mega TV Rwanda, ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.